P Network mu mwaka wa 2025 ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo hatangajwe open mainnet, bivuze ko abantu bari batangiye gucuruza Pi ku masoko agiye atandukanye, aho amasoko nka OKX, Bybit, Pionex ndetse na Get.io na amasoko yari yemewe icyo bitwa QYB Know Your Business, yaje kwemerera iri faranga rikoranabuhanga rya Pi kuba ryatangira gucuruzwa. Ni faranga ryamayininzwe imyaka igera muri 6, dore ko ryaje mu mwaka wa 2019 arikozwe n'uwita Dr. Nicholas Kokaris ndetse na Change Dauphin ari we mufasha we. Bakaba abanyeshuri bize muri University of Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni faranga koranabuhanga nk'uko dusanzwe tuzi cryptocurrency n'ubundi digital currency, aho tuzi nka Bitcoin yaje mu 2000 nayo n'icyenda, ngira ngo mu 2009 Bitcoin nibwo yari itangiye kumenyekana cyane. Gusa bivuga yuko Pi Network noneho yaje gukora ibintu bigiye bitandukanye nuko Bitcoin abantu bayimayininze hifashishwaga mudasobwa zifite imbaraga ndetse zihenze. Noneho Dr. Nicholas Kokaris ndetse na Change Dauphin baravuga bati reka dukoreshe uburyo bushyashya ari bwo gukoresha mining, gukoresha telefone yawe ngendanwa bifashishije uburyo bwa Stellar Protocol. Stellar Protocol rero ikaba ari umufatanyabikorwa wa Pi Network mu bijyanye no kuba wakora transactions zigiye zitandukanye, kuba wa mining ndetse na transaction ukoze zikabaza akwihuta. Open mainnet nk'uko narimaze kubivuga ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo urugendo rwa open mainnet rwari rutangiye, ari nako abapioneer bavugaga bati ese ubundi Pi GCV price global consensus value iragenderwaho turatangira ducuruze, dore ko intego ya Pi ari ibijyanye na utility, n'ubwo ngo no kuba wacuruza ndetse ukanagura wifashishije ifaranga koranabuhanga. Abenshi rero bari bazi ko yuko iri faranga rizaza rifite agaciro ka GCV, na agaciro kashyizweho na community y'abapioneer, ni ukuvuga ngo abantu bose bagize Pi n'ubwo mu bihugu byetandukanye, ibihugu birenga 220 birimo abapioneer miliyoni zirenga 30, baravuga bati tugomba kubona Pi iri ku gaciro k'314.59, ni umubare n'ubundi mu mibare isanzwe ifite agaciro ka 3.1459 bakuyemo akadomo, baravuga bati iri faranga koranabuhanga reka rigira aka gaciro. Gusa ntabwo ariko byagenze, aho ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nyine icyabaye nuko iri faranga ryagiye ku masoko agiye atandukanye, ariyo nari maze kuvuga OKX, Bitget, Get.io, Pionex. Aya ni amasoko yari yemewe, gusa nk'isoko nka Bybit ryaje guhakana riravuga ati ntabwo rya listinga Pi kubera ko Pi uburyo itangamo amafaranga ari uburyo budasobanutse. Ibi ntibyabujije OKX kuba ya listinga Pi, gusa Binance isoko rya mbere ku isi ryo ryakoze ibyo twakwita nka vote, no kwanga amatora, ribaza aba community ba ese twa listinga Pi. Abantu barenga ngo 60% ry'abatoye baza kwemeza yuko Pi yagiye ku isoko rya Binance. Turacyategereje yuko iri faranga koranabuhanga ryajya kuri Binance. Ikintu twavuga ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi wa Pi, ni Pi Day. Rero ahangaha abantu benshi bari biteze yuko Pi ishobora kujya kuri Binance cyangwa se ikaba yakora agashya kagiye gatandukanye, ikaba yatangaza agaciro ka GCV. Gusa ahubwo byaratunguranye kuri iyi tariki igera harimo ibibazo, isoko riramanuka rya Pi. Ibibazo byari birimo nuko abantu bari bafite Pi zabo ari available balance, ngo izo bari bemerewe kuba bashyira muri migration bakaba bazishyira mu wallet yabo, zaje gusubira muri mining app. Bivuze yuko byari umunsi w'ibibazo, ni umunsi wa Pi Day, gusa ntabwo ari umunsi wagenze neza. Gusa haje kuzamo ubundi buryo bushyashya bw'uko ushobora kwandikisha business yawe ugateganira cyangwa se ugahatana isoko ry'iyo business. Waba uri umuntu ufitemo amapayi menshi washyizeho, ukaba wakwegukana iyi business name. Bivuze ko dushobora kuzabona amasoko nka Binance, nka Amazon, Tesla, Samsung ndetse na X. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bayagura amafaranga menshi. Ntabwo tuzi niba koko ari ba nyiri company baguza aya mazina mu rwego rw'ubucuruzi. Bisaba ko rero ni ibintu tugomba kwitonda ndetse tugategereza tukamenya imikorere y'ubu buryo bushyashya. Open mainnet cyakomeje, nyaboneka uburyo buzarangira ku matariki agera kuri 28 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bizarangira. Gusa turacyari muri open mainnet, bivuze ko birasaba ko twihangana tukamenya imikorere ya Pi naho yerekeza. Dushobora kubona Pi ikomeza kumanuka cyangwa se igakomeza kuzamuka, dore ko biliyoni zirenga 100 nizo zamaze kuba zavuga ko arizo zizaba total supply. Gusa bivugwa yuko biliyoni zitagera no muri 10 zitigeze
navuga ko arizo zari ziri gutredingwa ziri muri circulation, ariko rero bivuze ko biliyoni zirenga 900, navuga ko ari biliyoni zirenga 900 zari ziri muri markup ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Bivuze ko coin nyinshi ntabwo ziratangwa, ntabwo coin nyinshi ziratangira gusirikira. Bivuze yuko dushobora kubona payi imanuka cyangwa ikazamuka. Icyo twifuza nuko payi yazamuka nk'abapiyone, nk'abantu twamenye inzira ifaranga. Icyo twakwirinda ni ukugurisha cyane iri faranga kugira ngo ridakomeza kumanuka, ahubwo tukaholdinga ndetse tukanagura, ababishoboye bakaba bagura aya mafaranga. Nyaboneka iri faranga rirakomeye. Mbere yuko ugura ugomba kureba yuko amafaranga ugiye kugura iri faranga ari amafaranga adakenewe cyane, kuko ibi ngibi ni long term. Navuga ko ari uburyo bwa long term investment, kuko ushoramo amafaranga yawe ukazayarindira igihe kinini. Nyaboneka mbere yo gushyiramo amafaranga mu ifaranga koranabuhanga, banza urebe ko ari amafaranga atari udakeneye cyane, igihe runaka kigeze utavuga ati ndagurisha kandi ifaranga ryamanutse. Nshimiye buri wese wakoze subscription. Mbere yo kugira icyo ukora, banza ukore ubushakashatsi wowe ubwawe ubone gufata risk. Ndabashimiye, Imana ibarinde, ukomeze mukubwe neza. Ciao ciao.